umuntu wese ukurusha imyaka n'uw'icyubahiro rwose mu mico mbonera y'imiryango y'ibihugu umwana hagurukira umukuru. Yego. Haba hari n'ikibazo umuntu mukuru ukabona yicaye aho ngaho akavuga umwana amureba mu kanwa. Ibyo bintu ntabwo ari byo kuko abantu bakuru tuba dushaje n'amenyo. Umwana kunyari akareba abantu bakuru mu kanwa bishobora gutuma habaho kubajora. Umuntu twigeze kuganira arambwira ati buriya n'ibi bintu mubona byo kuvuga umuntu ngo ni papa kanaka, tubundi umwana umubyeyi ntabwo abarizwa mu mwana, ahubwo ni kanaka kaka. Yego. Bivuze ngo byaricitse. Nakawana. Ugasanga mwene runaka. Ugasanga ku misozi umubyeyi ntazwi, hazwi umwana. Baravuga ngo ni papa kanaka. Ni umubyara. Uwo mwana niwe ugomba kubarizwa kuri wowe. Nibyo. Ibintu ariko ngo byadutse muri za 50 yongiyo. Abana bamaze kwiga ababyeyi babo basarize, noneho abazungu bagakunda cyane abantu bize babandi bafite icyubahiro n'ubumenyi. Ariko iri tegeko icyo rishimangira nubwo rishimangira ko tugomba kubaha ababyeyi bacu, ritanga inshingano ikomeye ku mubyeyi ahubwo kubaza iby'Imana agomba kubwira umwana we. Iri tegeko sinzi uko twaryagura, ariko ni itegeko rikomeye cyane nk'uko ririmo hariya ryunga amategeko y'Imana n'ay'abantu, nahuza abantu n'abantu n'Imana, ariryo ritangira hejuru. Itegeko rikomeye cyane ku miryango rwose. Dusubire ku byiringiro ba Mira bari bafite, dusubire ku byiringiro ba White bari bafite, bitaba ibyo ntabwo twaba twubaye. Ari kwisabato nimero kumbi mu minsi abana b'Imana ibagira amasabato menshi bamubimbaro bya Satani ugaruke n'umunsi wera. Vandimwe muri Kristo Yesu, twongeye guhura kuri platform cy'isabato, twongeye kuramutsa mu izina ry'Umwami wa Yesu Kristo iteka twanisha. Nanone kandi ndaramutsa buri wese wongeye kuri platform bwa mbere tudasanzwe tubana, akaba ageze ku rubuga bwa mbere, nawe ndamuramukije mu izina ry'Umwami wa Yesu Kristo iteka twanisha. Umunezero ukomeye cyane kongera kwibona turi bazima, duhumeka umwuka winjira n'usohoka, kandi twaba tugize andi mahirwe akomeye yo kongera kurambura ibyanditswe byera kugira ngo tumenye ubushake bw'Imana mu ijambo ryayo. Nanone ngize umugisha udasanzwe kandi si ubwa mbere mugize wo kugira mwene data tuza gufatanya ikiganiro. Ntabwo nje njyenyine, ndi kumwe n'umuvandimwe, si n'ubwa mbere agaragaye kuri urubuga, ariko ahari araza kongera kutwibwira kugira ngo tumwibuke n'abatamuzi babashe kumumenya, tujye gufatanya ikiganiro. Ndakuramukije mu izina rya Yesu. Amen. Hano rero ni ku mucyo w'isabato usanzwe uhamenyereye, ariko kandi dushobora kuba dufite abashyitsi badasanzwe babana natwe. Ngewe uri kuvuga nitwa Habyarimana Eric, ndagira ngo nawe utwibwire mu magambo make mbere yuko dutangira ikiganiro cyacu uyu munsi. Wenda ko basanzwe batanzi, nitwa Keri Rwamapera, ndi umudivantiste w'umunsi wa karindwi. Yego. Ndi umunyamakuru. Yego. Nkora ibitangazamakuru bitandukanye, ariko cyane cyane nkaba mfite na platform yitwa Faith Reporters. Yego. Ariyo nyuzaho amakuru ajyanye no kwizera. Amen. Yego. Ubwo kandi abadukurikiye mushobora kugera kuri urwo rubuga rwa Faith Reporters, ararufite kuri YouTube channel ndetse no kuri Google, basha gusoma inkuru zitandukanye n'umwanditsi wacu ndetse n'umunyamakuru yandika, kugira ngo urusheho kumva iby'amakuru ajyanye n'abaprotestani, ajyanye n'ukuri kw'iki gihe, ajyanye n'urugamba ruri hagati y'ikiza n'ikibi uko rukomeje kugenda.
Keri ndakwishimiye nanone. yego nanjye. Maze iminsi nganira n'abantu b'Imana ku mategeko y'Imana. Abo tumaranye iminsi barabizi, twahereye mu itangiriro tureba ku ngingo y'isabato, kuko iyi platform yitwa umucyo w'isabato. Twakomeje urugendo rwo duhera aho muri Edeni, turaza tugera mu gihe cy'abakurambere ba Aburahamu, ubu turi mu gihe cya ba Mose, ndetse turi ku musozi Sinayi. Ku musozi Sinayi rero Imana yatangiye amategeko, kandi muri ayo mategeko harimo n'itegeko ry'isabato. Twakomeje kuriganira n'abantu b'Imana, ariko kandi ntabwo twibujije kusuzuma twitonze n'andi mategeko Imana yatanze, kuko itegeko ry'isabato ni rimwe mu mategeko 10 y'Imana. Nkuko bijya bivugwa na bamwe mu bizera Kristo Yesu kandi bafite Bibiliya nk'indongozi yabo, bamwe bajya bibwira yuko amategeko y'Imana yakuweho, maze twumva dufite ubwuzu bwo kujya gucukumbura ngo tumenye niba koko ayo mategeko y'Imana yarakuweho, nkuko turi buze kuyagarukaho. Amategeko y'Imana yo mu Kuva igice cya 20, kandi ibiganiro byashize twaganiye ku mategeko 4 ya mbere, aho niho tugeze. Itegeko rya mbere tubwira ngo ntukagire izindi mana amaso yanjye. Itegeko rya kabiri tubwira ngo ntukiremere igishushanyo kibajwe. Itegeko rya gatatu ritubwira ngo ntukavugire ubusa izina ry'Uwiteka. N'itegeko rya kane tubwira ngo wibuke kweza umunsi w'isabato. Keringira ngo icyo ni igisate cya mbere, kuko amategeko yatanzwe ku bisate 2 by'amabuye. Uyu munsi rero ugiye kudufasha ducukumbure turebe ku kindi gisate kibuye, kandi ubwo tuba tugeze ku itegeko rya 5. Ariko mbere yuko dutangira ngo dusuzume icyo Imana ishaka kutubwira kuri iryo tegeko, ndagira ngo nkuko bisanzwe duce bugufi mu mitima yacu, udusengere, hanyuma tubone gutangira ikiganiro. Yego. Dushime. Data wa twese uri mu ijuru, ni wowe Mana yacu, waturemye ku ishusho yawe, ducumuye uturwanaho, wohereza umwana wawe kuducungura, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Amen. Uwiteka, turifuza kugenda nk'uko gukiranuka kwawe kumeze, nk'uko amategeko yawe avuga. Amen. Ariko byaratunaniye, niyo mpamvu tuzi imbere ya buri munsi tugushimira ku bwa Kristo Yesu, we utubashisha. Amen. Twakwinginze ngo duhe kumwakira, kugira ngo asohoze ibyo amategeko ubwayo atabaje gusohoza, maze tuba abana bawe, ubwo uzaza uzaducyure mu bwami bwawe, tubise mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Yego, murakoze kudusengera. Nkuko nari maze kubivuga rero turi ku musozi Sinayi, turi gusuzuma amategeko y'Imana, kandi tugiye kuganira ku itegeko rya 5. Ahari wabanza ukadusomera kugira ngo abantu b'Imana babashe gusobanukirwa n'iryo tegeko. Itegeko rya 5 riboneka mu Kuva igice cya 20, umurongo wa 12, rivuga ngo wubahe so na nyoko, kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha. Amen. Yego. Wubahe so na nyoko. Ngira ngo dusuzumye itandukano riri hagati y'igisate cya mbere cy'amabuye kibuye n'ikindi gisate, kuko twizera yuko Imana yahaye amategeko 10 Mose byanditse ku bisate 2 by'amabuye. Igisate cya mbere kiragaragaza isano umuntu afitanye n'Imana. Yego. Uburyo Imana yifuza kubahwa, uburyo yagaragaje kubahwa. Igisate cya kabiri cyo kiragaragaza isano abantu hagati yabo bafitanye. Dutangiriye ku babyeyi rero, ubahe so na nyoko, kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha. Ndakubaza ikibazo, mbese ni iki Imana iri gusaba umuntu muri iri tegeko? Cyane cyane umukristo niwe turi kureba, kuko ni usobanukiwe n'iki Imana isaba. Ibi ni ibintu bikomeye cyane, ari nayo mpamvu ari ryo tegeko rya mbere ku gisate kindi. Yego. Ntabwo ryoroheje mu yandi magambo. Kandi no muri iri tegeko dusangamo ababyeyi. Mbere na mbere tubona Mose Uwiteka atanga aya mategeko, hari abana koko Yego. bari mu ngando y'Abisirayeli bava muri
Egiputa aba bana babwirwaga aya magambo, ariko n'abo bantu bakuru nabo bari barimo bafite ababyeyi babo. yego Iri tegeko rero ni itegeko n'ubu rivugana na buri muntu mu bihe bitandukanye, ntirigira iherezo, yego kuko nta muntu utaravutse. Umuntu rero, buri muntu wese afite se, afite nyina. Mu busanzwe iri tegeko tujya turyumva, niryo tegeko risubirwamo cyane mu mategeko y'Imana, kuko ababyeyi baba tuba dushaka kwemeza abana bacu yego icyubahiro babagomba. Niyo mu ishuri ryo ku isabato n'ahandi hose, nta hantu ku rusengero wumva bigishije abana iri tegeko ntibarikomozeho. Kubaha ababyeyi, kandi nibyo rwose. Ariko iri tegeko turitinye cyane noneho nk'abantu b'ababyeyi, kuko abana nibatwubaha bazatuvanamo iki? Kuko nicyo Uwiteka ashaka kuri aba bantu. Uwiteka yatanze iri tegeko kubera ko Mose yaje kurisubiramo mu gutegeka kwa kabiri, asubiramo aba bantu amategeko. Ni nk'aho aba bantu aribo bakabaye basubiramo aya mategeko nk'uko Uwiteka yatanze ku musozi. Ariko kubera ko bari baragomeye Uwiteka, akabarimbura imyaka 40, akabarimbura, noneho abangaba bahari, byabaye ngombwa ko Mose ayabasubiriramo. Amagambo Mose yavuze ababyeyi nibo bakabaye bayavuga. Ariko kubera ko bagomeye Uwiteka, imyaka 40 bazerera mu butayu, tuzaza kubibona ahari, Mose ayabasubiriramo. Ariko iri tegeko icyo rishimangira, nubwo rishimangira ko tugomba kubaha ababyeyi bacu, ritanga inshingano ikomeye ku mubyeyi, ahubwo kubaza iby'Imana agomba kubwira umwana we. Umwana nakubaha akagenda nk'uko ugenda, ese wowe ugenda ute? Ni ikibazo. Akavuga nk'uko uvuga, ese wowe uvuga ute? Iyo uri mu iteraniro witwara ute? Iyo uri mu rugo, siko dufite mu ngo zacu hari gadgets, ibikoresho byinshi by'ikoranabuhanga. Ese iyo uri mu rugo, umwana ajya kubona ufashe ibyanditswe byera, cyangwa kubona uri kuri telefone, kuko abana bo nta nubwo iyo akubona umeze utya we aragira ngo uri muri games cyangwa mu bindi, ntabwo amenya ko usoma Bibiliya nubwo yaba ari usoma. Abana bakwiriye kutubona twiga ibyanditswe byera, tureba hariya mu bitabo bitandukanye by'umwuka w'ubuhanuzi. Umwana nakubaha, icyo nacyo kikwigireho. Ni challenge ikomeye ku babyeyi. Wubahe so na nyoko, namwubaha aramuvanamo iki? Nkawe mubyeyi nicyo ugomba kwibaza. Koko Imana iraguhaye, turadusaba Imana abana bacu batwubahe, turebe ntibananirane, bazabitorero ry'ejo. Noneho Imana iguhaye ayo mahirwe, urabyaye, abana barakubashye, ariko mu kukubaha n'iki bakuvanamo? Umunyezaburi, Zaburi ya 78, reka tuhasome, yavuze kuri iyi ngingo. Umurongo wa 3 niwe avuga ngo ibyo twumvise tukamenya, ibyo basogokuruza batubwiye, ntituzabihisha abuzukuru babo. Abuzukuruza babo, yego. Tubwira ab'igihe kizaza ishimwe ry'Uwiteka, Amen, n'imbaraga ze n'imirimo itangaza yakoze. Amen. Umubyeyi, ahangaha niho challenge navuze kuri iri tegeko. Uyu mubyeyi atekereje ibyo yabwiwe nawe, yabonye adashobora kubihisha abana n'abuzukuru. Wumve ko yikuraho no kwikuza ko ari ubyara aba bana, akavuga ati nabuzukuru babo. Yego. Yumva ko bari abantu ibyo babwiwe, afite inshingano yo kubibwira abandi.
umwana natwubaha aratuvanaho iki? Ishimwe ry'Uwiteka. Hari ibintu byinshi tuba twaranyuzemo, kubaho kwacu, ariko uburyo tubaramo izo nkuru twerekeza kugira neza kw'Imana, yego, ni ibintu bikomeye cyane. Ni ubuhamya buba bukomeye mu miryango. Umwana nakubaha arakuvanaho iki? Koko kandi koko umwana iyo atabariwe inkuru nk'izi, iyo atabwiwe iby'amategeko y'Uwiteka, ntabwo aramira mu gihugu Uwiteka Imana yimuha. Igihugu Uwiteka Imana yahaga aba bantu ni ikihe? Ni Kanani. yego, Natwe turi mu rugendo rujya i Kanani. yego. Umuntu iyo avuye mu byaha agerageza kwiyunga n'Imana, uyu muntu kugira ngo ahame muri ibi bintu akeneye ubuhamya bwo kuva kera, yego, ababyeyi be bamuhaye. Ababyeyi twibaza ibintu byinshi, ari ibintu cyane cyane muri iki gihe cyacu. Mu kuri kw'iki gihe Uwiteka twifuzaho ibintu bikomeye cyane. Ariko tutarageraho ku masezerano akomeye ari muri iri tegeko, ndacyagaruka ku buryo, ku ishusho y'aya mategeko Imana iri gutanga. Kuri iri tegeko umaze kutwereka ko rifite ubugari ryinjiye mu muryango, ryinjiye mu muryango mugari w'abantu, ariko rihereye ku muryango mutoya, umugabo n'umugore n'abana. Abana bahabwa inshingano ikomeye yo kumvira ababyeyi babo. Noneho ukaba uri kutwereka ko yuko bitakireba abana gusa, ubwo bireba n'ababyeyi icyo bari buhe b'abana babo mu gihe babubashye. Mbese twajyaga twibaza ikibazo mu mategeko yabanje, ndetse tukakibona bitatugoye, uburyo amategeko y'Imana agaragaza koko imico y'Imana idahinduka. Iri tegeko ritubwira ngo bana mwumvira ababyeyi banyu kugira ngo muramire mu gihugu Uwiteka Imana yanyu ibaha. Iri tegeko tubasha kuribonamo imico y'Imana. Tusome Gutegeka kwa kabiri. Gutegeka kwa kabiri, igice cya 6 ku murongo wa 25. yego, haravuga ngo nimwitondera ayo mategeko yose, nitwitondera ayo mategeko yose, tukayumvira imbere y'Uwiteka Imana yacu, yego, uko yadutegetse, bizatubera gukiranuka. amen. Amategeko y'Uwiteka arakiranuka. Nta gushidikanya guhari. Ahubwo nyine kubera ko kuva ducumuye dufite kamere yanga Imana, twatandukanijwe n'Imana, ibintu byinshi tubibona mu buryo butari bwo, ariko Bibiliya yirabisobanuye neza ko ayo mategeko tuyakurikije, yego, ibi bintu bizahita bihwana no gukiranuka. Rero kumvira so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe guha, kuva muri Egiputa kujya muri Kanani, ni urugendo rw'umunyabyaha, kwihana, kubabarirwa no gushyikira gukiranuka kw'Imana. yego. Urumva iri tegeko ukuntu rikomeye? Yego. Iri tegeko rirakomeye cyane. Noneho Uwiteka atanga iri tegeko yaritanze ku buryo bw'umubiri, kuko Abisirayeli koko yabahaye amategeko, kandi bagombaga kugenda babibarira abana babo ibihe n'ibihe. Icyo ni kimwe. Ariko natwe muri iyi minsi dufite abakurambere bacu mu kwizera. Ndagira ngo gatoya tube turi mu by'umubiri ho gato, uze kutwinjiza muri urwo rugendo rw'iby'umwuka, ndetse rukomeye cyane rwo kwitaho kuruta iby'umubiri. Turi kubona Imana, nambajene ese harimo imico y'Imana. Ndi kubonamo urukundo rw'Imana cyane, urukundo rw'Imana yuko yita ku bantu bayo. Hari umuco w'Abanyarwanda mu bihe byashize ariko uri gucika ubu ngubu, aho umuntu mukuru yubahwaga, abasore bagifite imbaraga bakaba bamuhagurukira mu byicaro igihe intebe zabaye nkeya, muri bisi, aho bisi abantu bamwe bagenda bagaza abandi bicaye, umubyeyi, uwo musaza
umeze imvi akagirirwa imbabazi akubahwa ukabona ibintu ni byiza biri no mu mico y'abantu. Mu rukundo rw'Imana rero ibintu yabishyize mu itegeko, iravuga ngo bantu mufite imbaraga, bantu bato nimwubahe ababyeyi. Ahubwo nabaze ikibazo, ese ababyeyi ni abakubyaye gusa? Ubahe so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha. Ese ibyo bintu biragarukira kuri so na nyoko gusa, ku buryo babasaza basobanyu n'abaturanyi bo batakeneye icyubahiro? Hari ijambo numvanye abana muri gare ya Kimironko, ngira ngo ashize nk'umwaka. Noneho abana kwa kundi batega mu gitondo bajya ku ishuri, hazamo n'abantu bakuru. Noneho umwana umwe aribaza, kubera ko yabonye ko afite inshingano ko akwiriye guhaguruka, ariko ashakisha impamvu yatuma adahaguruka. Aravuga ati nk'ubikerensa nyine, ati ntabwo nahaguruka. Ati none se we ko adashobora kunsanga hariya nabuze 200 yo gutega ngo ayame, yankorezaho se? Umwana niko yavuze. Urumva muri iyi minsi hagiye haduka ibintu byinshi byo kutubaha abantu bakuru. Iri tegeko umuntu wese ukubyaye, umuntu wese ungana na so, uri mu kigero cya nyoko, aba ari umubyeyi wawe. Yego. Umwarimu wawe aba ari umubyeyi. Yego. Ndetse n'umutegetsi. N'umutegetsi mu gihugu urimo, buriya aba ari umuntu mukuru. Yego. Uba ugomba kumwubaha. Ariko n'ubundi uko twubaha abantu n'ababyeyi bisanzwe, iyo batandukiriye ku mategeko y'Uwiteka, ntabwo izo nshingano baduha zitubahisha Uwiteka ntabwo tuzikurikiza. Dupfa kuba hari umucyo tuzi. Yego. Rero n'abategetsi bose turabubaha, n'ababyeyi bacu tuba tugomba umuntu wese ukurusha imyaka n'uw'icyubahiro. Rwose mu mico mbonera y'imiryango y'ibihugu, umwana ahagurukira umukuru. Yego. Haba hari n'ikibazo, umuntu mukuru ukabona yicaye aho ngaho akavuga, umwana amureba mu kanwa. Ibyo bintu ntabwo ari byo, kuko abantu bakuru tuba dushaje n'amenyo. Umwana kunyari akareba abantu bakuru mu kanwa, bishobora gutuma habaho kubajora. Gusubanza ibyo byaba konfuri y'imico, kuko Abongereza badutoje kwitegereza aho tuvugana, mu gihe Abanyarwanda bo iyo umuto yavugana n'umuntu mukuru bisaba kubika umutwe. Ubwo rero abanza wari buze kubamo ikibazo cy'imico, kandi urabona education turi gufata ni yabo mu burengerazuba. Abo rero bo badutoza kwitegereza cyane, ahubwo ariko nabo bafite ibintu byinshi byo kubaha abantu bakuru. Ndetse iyo unarebye neza barabifite byinshi kunganya cyangwa no kurusha Abanyarwanda. Yego. Nuko ibyo tugenderaho tuba twarabonye imico tutabonana n'abantu b'Imana cyangwa n'abantu biyubashye. Abantu bagenda babona amafilimi uburyo abantu bitwara, bakagira ngo abazungu niko bitwara. Ariko mu by'ukuri bubaha abantu bakuru. Kandi abakobwa benshi baba bahamye mu ngo z'iwabo za ba se na ba nyina, bahamye ku mahame y'imiryango mu buryo bwinshi, ku buryo umuntu ava mu rugo akajya gushaka, akajya kubaka urugo, umuntu w'umusore ari umuntu uhamye, uzahagarara mu gihugu cye acyubashye, yubashye abantu bakuru, afite indangagaciro. Ibi ngibi nibyo Bibiliya dushakaho. Bibiliya irifuza ko tuba mu bihugu byacu, nk'uko bavuze ku buryo bw'umubiri. Yego. Tube mu bihugu byacu turi abantu bahamye, tutari nk'abimukira. Yego. Ukabona umunyarwanda agenda mu muhanda n'intambuko. Iyo tugenda mu mahanga umuntu arakureba ati ariko iyo umuntu ni umunyarwanda. No mu Rwanda ugomba gutambuka bakabona bati ni umunyarwanda. Yego. Umuntu ufite za ndangagaciro na za kirazira by'umuco. Iki nicyo Bibiliya itubwira.
muri iyi minsi urabona isi yadukanye imico mibi cyane, abantu b'ibigande mu bihugu byabo, abantu b'abajura b'inkozi z'ibibi, b'abahemu, ujya ntumva aba bantu babimukira. Ngenda umunyamakuru nigeze no kubegera mvugana nabo. Yego. Ni abantu usanga kenshi ari n'abantu bananiranye mu miryango yabo, barananiranye, ni abanyabyaha bafashe ku ngufu, bakabura aho bajya bagahunga, gitifu akagarara bashakisha, nibo banyabyaha ruharwa mu bice barimo, noneho bagahunga, ukumva abantu babagiriye impuhwe cyane, bakabazana bakabatuza aha, isi UN ikabatangaho amafaranga menshi cyane. Abantu bananiranye mu miryango yabo, n'utwana tw'udusore duto cyane, imyaka 20, imyaka 16, abana. Ni ukuvuga ni abantu bakaba bakiri mu maboko y'ababyeyi babo. Ngira ngo ukomoje ku kibazo cy'abimukira cyo isigushije ishyano, ngira ngo no mu gihugu cyacu ntabwo icyo kibazo twabura kukibona, ubwo gikomojeho ndanakikubazaho. Ingingo ijyanye n'abana bazerera mu mihanda, yenda ibyo byabimukira biraturenza, ariko nabyo tujya twumva amakuru yabyo, tujya kumva nk'amakuru y'Abongereza banza bimukira bashaka kubohereza muri Afurika, ariko natwe tubona abana ku mihanda bararagiye, kandi uwo wegereye usanga mu miryango nyine bitameze neza. Mbese byaba bifitanye isano no kuba iri tegeko ryarirengagijwe? Iri tegeko ryarirengagijwe mu mibereho y'abantu, mu mibereho y'imiryango. Abana ntibubaha ababyeyi, ariko naho babubashye usanga ababyeyi nta kintu bafite cyo kubaha, nta kintu babahaye. Ababyeyi rero ugasanga bo ntibubashye ababyeyi babo, ni ibirara. Iyo babyaye abana n'abana nabo bakubaha abangaba, ariko cya kintu kibahuza gihuza imico kuva kera cyaracitse. Ugasanga rero niho haduka imico yadutse muri iyi minsi y'imyitwarire mibi y'ubutinganyi, ukibaza se ko so n'abasokuruza bose baje bahererekanya izo genes, kuki zigera kuri wowe zikagarukiraho ukaba udashobora kubyara kubera ko wihaye imico yo kutabyara, y'ubutinganyi n'ibintu nk'ibyo. Iri tegeko rero sinasaba ngo abategetsi bo mu isi bakwiriye kugira icyo bakora, kuko ubundi abategetsi bo mu isi wenda ku by'umubiri bagomba gushyiraho amategeko atuma abantu bubaha ababyeyi babo. Yego. Ku buryo umwana abyuka mu gitondo, umubyeyi akamuha impamba, akamuha ibitabo, akamuha biki, akajya ku ishuri, akagaruka akamubwira ikibazo yagize, umubyeyi agakurikirana, umubyeyi akaba ashobora guhana, gukurikirana, kugira ibyo abaza umwana. Ibyo amategeko yo mu isi agomba kuba bikora. Ariko ubu ubanza ikiganiro cyaba kirekire, ariko ubu byaricanze, kuko ibyo rero iyo bidahari turabona ahubwo abana aribo abana ko batubaha. Abana nibo basigaye bayobora ababyeyi mu ngo nyinshi. Hari umuntu twigeze kuganira arambwira ati buriya nibi bintu mubona byo kuvuga umuntu ngo ni papa kanaka, tubundi umubyeyi ntabwo abarizwa ku mwana we, ahubwo ni kanaka ka kanaka. Yego. Bivuze ngo byaricuritse, nakawanaka, ugasanga mwene runaka, ugasanga ku misozi umubyeyi ntazwi, hazwa umwana, bavuga ngo ni papa kanaka. Niwo umubyara, uwo mwana niwe ugomba kubarizwa kuri wowe. Nibyo. Ibintu ariko ngo byadutse muri za 50 iyo ngiyo, abana bamaze kwiga, ababyeyi babo batarize, noneho abazungu bagakunda cyane abantu bize babandi bafite icyubahiro n'ubumenyi. Noneho bakajya ababyeyi batazwi, kanaka wo ku musozi uyu n'uyu ntabwo azwi, ahubwo hazwa umwana we wizeho, noneho bakajya bavuga ngo papa kanaka se wa kanaka. Ariko mu by'ukuri ntabwo ari uko byahoze, ntabwo ari uko byahoze, ahubwo hahozeho runaka rwa mwene kanaka. Nuko byagiye bihera. Birakomeye ibi bintu, kuko isi igushije ishyano ku ngingo y'abana. N'ubu ngira ngo
abashinzwe ubugenzacyaha cyangwa se gukurikirana ibyaha bikorerwa mu miryango, usanga umwana afite uburemere bukomeye cyane kurusha umwana we bambe umubyeyi we. Umwana iyo avuze gatoya agahamagara rwose ubona umubyeyi ahungabanye kandi yari afite uburenganzira bwo guhana. N'ejo nahoze ndeba kuri Twitter wigeze kuvuga ko abarezi n'abari ababyeyi, ariko hari ikigo kimwe ntabwo nibuka izina ryacyo, umurezi yakubise abana. Narebaga ibyo bagiye bakomentinga bavuga bati birashoboka ko aba bana bakoze amahano, birashoboka ko bagiye kunywa inzoga, ni ikigo cy'ishuri barakubitwa. Ariko biragaragara yuko ubugenzacyaha bw'igihugu buri gukurikirana umuntu wakubise aba bana kuruta yuko bakurikirana ahubwo amafuti y'aba bana. Sinzi uko bivubona wowe muri iki gihe. Ubugenzacyaha urumva aba bantu b'abategetsi hari uburiganya bwa Satani batazi. Niyo mpamvu Imana yashyizeho nk'aya mategeko kugira ngo twebwe tugire icyo twibwira, tugire ibyo dukora mu miryango yacu. Yego. Kuko iyo mu by'ukuri iyo witwaye neza mu muryango wawe ukaba uri umuntu w'Imana, ukaba uzi iby'Imana uretse no kugira ubumenyi bwabyo ahubwo bikunda, yego, n'abana bawe ukabinjizamo ibi bintu, mubaho neza muri icyo gihugu nta wubasagariye. Yego. Buriya hari n'abagore n'abagabo benshi banafitanye utubazo, ariko kubera ko ari abantu bubaha Imana hari ukuntu bitwaramo bakabikemuriraho. Umugenzacyaha ntazagera iwawe kuko iyo ahageze ahita ajyana umugabo, ahita ajyana umugore wakubise umwana. Noneho ariko iri tegeko abantu baryumve mbere na mbere nk'abantu b'Imana bari mu isi imeze itya, kubaha ababyeyi bacu. Noneho natwe ababyeyi kuba dufite icyo tubwira abana, kuko iyi si iraruhije. Umwana uba ufite ubunararibonye, ibi nicyo bivuze. Uba ufite ubunararibonye, waragiye henshi, baragufashe kenshi, warabacitse kenshi, hari utuntu twinshi uzi, kuko mu bihugu bitandukanye haba hari ibyaha mu buryo butandukanye. Ukamenya uti umwana wanjye nintamurera uku ejo azasitara ku kintu iki n'iki bakamufunga. Yego. Umubyeyi ibi bintu agomba kuba abizi. Akavuga nintagenza uku azagira atya, azahura n'ikibazo. Nyine umuntu w'umukristo uri mu isi imeze uko, ukamenya uti wenda koko umwana aragaburirwa aha n'aha, ariko bavuga uti nanjye nkwiriye kumugaburira kugira ngo angirire icyizere. Nese umwana iyo atarya ibyo umuha ntiyirwana nawe, yirirwa ku ishuri, niho arya, agaruka nijoro, aba afite homework akazikora akaryama, bugacya mu gitondo mutegura kujya ku ishuri. Umwaka 2, 3 ntarya ibyawe, ntiyumva ibyawe, uwo mwana harya uwo mwana uzamurera. Ni bwa buriganya koko bukomeye. Satani afite uburiganya bwinshi, ariko aba bantu abategetsi bo mu isi na polisi zibagenderaho ntizibemerera kumenya ubu buriganya. Rero twebwe abantu b'Imana hari ibintu dukwiriye kumenya uburyo dushobora kwitwaramo mu isi kugira ngo twebwe turerere ibihugu byacu abaturage beza. Leta ntizazangwe gushimire, oya yo ntinabizi, ariko ukarera umwana akaba umukontabure mwiza utiba. Yego. Bihereye no mu rugo yabonaga amafaranga ari hariya akayabika ntayakoreho. Yego. Akamenya mugapanga na bije uburyo muguramo ibyo kurya muhaha, akaba nabizi. Ibi bintu bikamukuriramo, akaba umukontabure mwiza, akaba umuntu uharanira ubutabera, umunyamategeko mwiza, udaca ku ruhande ngo agure abacamanza abagore kimanza. Yego. Ibi bintu byose tubikorere mu miryango yacu. Amen. Tugire abaturage beza bo mu bihugu, ubwo mvuze ku mubiri tutarajya mu buryo bw'iyobokamana. Urakoze. Ahari wari wanabivuzeho, biroroshye ndetse cyane kuri iki gisate cya kabiri cy'amategeko y'Imana turi kurebaho, nuko za guverinema, abakuru b'ibihugu n'abafite ubutegetsi mu nshingano zabo bagerageza kugira icyo bayakoraho.
kubera yuko nabo bashinzwe kugira ngo abantu babane amahoro. Rero dufite na minisiteri ya Migeprof, ibi ngibi birabishinzwe cyane. Dufite abashinzwe uburenganzira bw'abana n'ibindi twibwira yuko bazabikurikirana. Reka twinjire rero muri cya gikawa tubwiye cy'iby'umwuka kandi dukwiye gutindaho. Ndagira ngo nkinjizanye n'Abefeso igice cya 5 ndetse n'icya 6. Iki gice cyambwiye ibintu bikomeye byerekeranye n'umuryango, kandi bamaze kutweka yuko iri tegeko rireba imiryango cyane. Uhereye ku murongo wa 22 w'igice cya 5 cy'Abefeso, Pawulo agaragaza uko abagore bakwiriye kugandukira abagabo babo n'abagabo bagakunda abagore babo. Ariko bigeze ku murongo wa 32 yavuze amagambo akomeye kuri ibi bintu yari ari kuvuga. Aravuga ati ibyo n'ubwira bukomeye cyane, ariko ibyo mvuga byerekeye Kristo n'itorero rye. Urumva koko abizamuye mu buryo bw'umwuka. Ageze hasi rero ntabwo yagumye ku bagabo n'abagore gusa, ahubwo none aza no ku bana. Avuga ati bana, mujye mwumvira ababyeyi banyu mu mwami wacu, kuko ari byo bibakwiriye. Ubahe so na nyoko, iryo ni ryo tegeko rya mbere riri mu isezerano. Ngira ngo aka kantu uraza kudusobanurira iri sezerano Imana yasezeranye muri iri tegeko. Andi mategeko yose nta sezerano ririmo, ariko iri tegeko rya 5 ryo ngo niryo riri mu isezerano. Rivuga ngo iki? Kugira ngo ubone amahoro uramire mu isi, kandi nanone ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe go. Mbese twinjize noneho muri iyo si y'iby'umwuka, uburyo Kristo yitaye ku itorero rye muri iri tegeko rya 5 ritubwira iby'ababyeyi n'abana. Umugambi w'agakiza ku bantu birashimishije cyane. Yego, ko Imana yawushyize mu muryango. Ni somye ni itegeko ry'isabato, naryo ni umuryango, niko tavuga twabibonye. ibigomba gukorerwa mu muryango. Wowe ubwawe cyangwa umugore cyangwa umwana, umuhungu, umukobwa, n'abagaragu bo mu rugo, n'ababasuye b'abanyamahanga, ni mu rugo ritariza mu muryango. Yego. Rero umugambi w'agakiza, ipfundo rya Imana yabihaye umuryango kugira ngo ugende uhererekanya inkuru nziza mu isi. Amen. Umuntu akava mu rugo inkuru nziza yayumvise. Ubwo ushatse kuvuga ko itorero ari umuryango, itorero ry'Imana. Yego. Aba bantu imyaka 40 mu butayu Abisirayeli, iri ni itorero ry'Imana. Yego. Tugiye kujya ku kintu gikomeye cyane, uko Imana yifuzaga kwigisha ibisekuruza by'abantu. Nowa amara imyaka 120. Yego. Yigisha, kuko imyaka 120 ni ibisekuruza 4. Yego. Iyo usomye Bibiliya yakubwira ngo uyu wakanaka akagera ku buzukuruza. Ibisekuruza bingahe? 4. Buriya babyuzuye. Iyo wowe ubwiwe ijambo ry'Imana, ukaribwira umwana wawe, umwana akaribwira umwuzukuru wawe. Yego. Umwuzukuru akaribwira umwuzukuruza wawe. Ibisekuruza 4. Bibiliya biteye ubwoba ko mu bisekuruza 4 Imana yagiye ikora ibintu bikomeye. Turaza no kugaruka kuri iki gihe turimo twebwe, kuva mu 1844. Ngiye kutubwira ibintu bikomeye kuko yego, kuko ibi ni ibintu bitureba cyane. Bibiliya, kuki Uwiteka yaretse Abisirayeli ko bazerera imyaka 40 akabona kubatsemba? Ni ukuvuga ngo yatsembye igisekuruza cyamugomeye. Wabyumvise? Ikindi kirakomeza. Niyo mpamvu mu kubara 14. Yego. Uretse ko dusanzwe tuhasanga itegeko cyangwa principle tugenderaho mu buhanuzi ivuga ko umwaka umwe uhwanye, umunsi umwe uhwanye n'umwaka. Ariko ku murongo hejuru gato, ubwo aho ni ku murongo wa 34, ariko ku murongo wa 32 niho havuga ngo
33 kandi abana banyu bazamara imyaka 40 baragira amatungo mu butayu, bazagendana igihano cyo kurarikira kwanyu kwinshi bageze aho imibiri yanyu izaba irimbukiye mu butayu. Abangaba baramije igishushanyo Aroni yakoze. Uwiteka yarabarakariye, kandi Uwiteka yifuzaga kujyana abantu mu gihugu cy'i Kanani bafite ibintu bamwigiyeho bamukunda, bafite amategeko, yego, bamaze kwakira ya mico y'Imana. Yego. None abangaba bamaze kumugomera, nuko nguku yabahaye igihe nk'iki kugira ngo noneho baveho haze abandi bantu. Icyo gisekuru kirarangira. Niyo mpamvu Mose afata aba bantu akabasubiriramo amategeko bakabaye babwirwa n'ababyeyi babo. Tuvuze ngo umugambi w'igitabo cyo guteka kwa kabiri ni ukubwira iki gisekuru gishya, igisekuru by'amateka n'amategeko y'Imana, by'amateka n'amategeko y'Uwiteka yari yarategetse. Undi murongo nashaka gusoma uvuga kuri ibi mu gice cya 32 nanone mu kubara. Nagira ngo tuze ku kintu gikomeye cyane cy'amasekuruza uko Imana yifuzamo ko umucyo wayo ugenda. Kubara 32 umurongo wa 13. Abisirayeli bikongereza uburakari bw'Uwiteka, abazerereza hirya no hino mu butayu imyaka 40 kugezaho ab'icyo gihe, yego, iyo generation, yego, bose bakoze ibyo Uwiteka abona ko ari bibi barimbukiye. Abo bose babikoze, yego, kugeza ubwo barimbukiye mu butayu. Mu maso y'Uwiteka rero imyaka 40 ni generation. Njya numva mu mateka y'u Rwanda bo bafata ko ari 30, ariko muri Bibiliya ni imyaka 40. Iyo dusomye iby'umuhanuzi Maraki avuga ku munsi w'Uwiteka, yego, mu gice cya 3, igice cya 3, abantu bihangane ndacyasasa kugira ngo tugere ku ngingo ikomeye itureba uburyo tugomba guhererekanyamo umucyo w'Imana, tukubaha ababyeyi bacu. Muri Maraki igice cya 3, kugira ngo mu zindi Bibiliya ni icya 4, yego, umurongo wa nyuma ni igice cya 3 umurongo wa 23, cyangwa igice cya 4 umurongo wa 5, yego, n'uwa 6 mu zindi Bibiliya. Dore nzabohereza umuhanuzi Eliya, uwo munsi w'Uwiteka ukomeye kandi uteye ubwoba utaragera. Uwo Eliya uwo nguwo niwe uzasanganya imitima y'abana n'iyabase. Kwaje makano so na nyoko aisaza mw'iyabana n'iyabase. Ni ukuvuga ngo Uwiteka, umuhanuzi Uwiteka agaragaza ko mu gihe cy'imperuka, ubuhanuzi bw'igihe giheruka, hazaba ibihe bibi, abantu baratandukanye n'ababyeyi babo, hari ubugande bwinshi mu miryango. Yego. Noneho muri iyo minsi umuhanuzi Eliya, ijambo ry'Uwiteka rizaza rigarura abantu ku musingi. Yego. Noneho Bibiliya y'Icyongereza yo ivuga ko azahuza nyine abana na base abahuze n'abana. Yego. Hano bavuze uruhande rumwe ariko biranumvikanye gusanganya ni impande zombi n'ubundi mu Kinyarwanda. Ahangaha haba hatugaruye kukubaha ababyeyi bacu. Yego. Uwiteka umunsi ukomeye mbere y'ukuza, abantu b'Imana bagomba gusubira ku mfatiro. Hano ariko ntabwo urangije umurongo. Yego. kugira ngo ntazaza kurimbuza isi umuvumo.
kandi twamaze kubona yuko n'itegeko naryo riteganya yuko kugira ngo umuntu aramire mu isi iri tegeko nyine rigomba kubahirizwa. Pawulo we avuga isi hariya mu kuvaho hakavuga mu gihugu. Urabona ko ibi bintu bifitanye isano ikomeye cyane. Rero niyo mpamvu umuhanuzi Yoweri nawe avuga kuri uyu munsi, noneho we abizana mu buryo busobanutse neza, ari naho nshaka gusoreza kugira ngo twinjire neza muri iki gika. Umuhanuzi Yoweri avuga ku by'uyu munsi mu gice cya mbere. Avuga ku bibazo byabaye mu gihugu, ariko ari umurongo wa kabiri bavuga ngo mwabasaza mwe nimwumve ibi kandi mutege amatwi abatuye mu gihugu mwese. Mbese hari ibimeze nk'ibi byabaye mu gihe cyanyu cyangwa mu gihe cya baso? Mubitekerereze abana banyu, kandi abana banyu bazabitekereze abana babo basabuzukuruza, nabo bazabitekereze abuzukuruza. Four generations ni ikintu gikomeye cyane muri Bibiliya. Niyo mpamvu uko twavuze kuri Nowa yamaze imyaka 120, kuko Nowa yabwiye ijambo ry'Uwiteka we ubwe. Nyuma yaho abwira urungano rwe, abwira abana be, abwira abuzukuru, abwira n'abuzukuru. Haza abuzukuruza. Na Yoweri nicyo avuga, kandi Yoweri nawe arahanura ibintu byo mu minsi y'imperuka. Icyo turi buvugeho kurimbuka ku isi rwose, icyo tutari buvugeho ni uburima n'inzige n'akagungu n'ubuzikira yavuze. Nabyo ari ibintu bine. Hari umuntu twigeze ngo kwigana ibi bintu yarabihuje neza n'izi generation, ko buri generation ifite agasimba kayonera. Buri generation ifite agasimba kayonera. Ariko biri iraryoshye yego. Ariko noneho dusubire mu gihe cyacu. 1844 abantu bavuye mu madini atandukanye bari bategereje kugaruka kwa Kristo. Kristo ntiyaza. Abo bantu bamira Mireri n'abandi bose ba White, ba Sister White, iki gihe nta mucyo w'isabato bari bafite. Ahubwo umucyo w'isabato uza mu 1846 aho ngaho. 52 nibwo byari bishyushye bari kubyiga cyane. Umucyo w'isabato barawuhabwa. Twibuke neza ko isabato ari ikinyuranyo cy'icyumweru, kandi isabato ari ikimenyetso cy'Imana. Noneho twinjiye muri generations. Iyi sabato Imana yishize muri generations. Iyi generation ya mbere bamaze kubaha isabato, Uwiteka bahaye umucyo w'isabato 1800 nkuko platform yawe yitwa umucyo w'isabato 47 aho ngaho. Mu 1888 itegeko ry'icyumweru muri Amerika. Generation ya mbere kandi bwirarangiye ko bikomeye. Generation ya mbere. Niyo mpamvu Bibiliya ihita ibwira aba bantu ngo bubahe ba se na ba nyina. Kubera ko ba se na ba nyina hari icyo bagomba kubabwira ku mategeko y'Uwiteka n'ibyenda kuba mu isi. Icyo gihe bishatse kuvuga ngo noneho generation ya nyuma mu Badventiste igomba kubona itegeko ry'icyumweru. Generation ya nyuma igomba kubona itegeko ry'icyumweru. Bishatse kuvuga ngo Badventiste twubahe ba data na ba mama. Tugaruke ku rufatiro, tugaruke ku mwuka w'ubuhanuzi, tugaruke ku mpamvu y'ubuprotestant muri iyi si turimo. Kuko nkuko
nitutabikora nitutubaha uhereye ibaze mu 1848 ubutumwa bwo gutsindishirizwa ku buntu no kwizera nabwo nibwo bwahagurutse buba buraje kandi habaho gukerenswa yego pe ubwo ni ijwi rirenga ritangiye ijwi rirenga rero rigomba kongera. Bibiliya tubwiye ngo wubahe so na nyoko, sinzi impamvu yavuze so na nyoko ko no mu migani nabo bagenda bavuga so na nyoko ngo ni ryahame n'ubundi ry'abagabo babiri ntibakwiriye gushinja umugabo umwe ntagashinja umugabo umuntu ahubwo ko bagomba kuba ari bangahe nibura babiri nta bahamya babiri nibavuga ati kanaka yakoze iki n'undi akavuga ati koko yaragikoze icyo kibe igihamya gifatika koko. Iki gihe turimo iri tegeko ryo kubaha data mama nibwo rikora cyane, uretse no mu mubiri gusa ahubwo mu byamwuka tugomba gusubira ku rufatiro rw'ababyeyi. Abantu batangiye itorero ry'abadivantisite tukitwa abadivantisite bategereje kugaruka kwa Kristo bwo munsi wa karindwi, bubaha Uwiteka, bubaha amategeko y'Uwiteka harimo n'isabato. Ibi bintu bigomba kwererezwa cyane mu mahame yacu mwisi kuko niwo mugambi Imana yari ifite itangiza itorero ry'abadivantisite umunsi wa karindwi. Nuko rero twubahe ba data na ba mama muri uku kwizera. Urabihuza ute n'ari amagambo ya Maraki ko mu gihe giheruka hagomba kuboneka umuhanuzi Eliya ugomba gusanganya imitima y'abana n'iy'abasi. Eliya araza ijwi rirenga mu ijwi rirenga ako kantu ahamagarira abantu kongera kureba ku mucyo wa mbere turebe iby'isabato. Ubwo nyine iyo Bibiliya tubwiye kureba iby'isabato ibi tubwiye no kureba iby'icyumweru kuko nicyo kinyuranyo cy'isabato. Turebe gutsindishirizwa kuko niko gutegurira abantu kugaruka kwa Kristo. Abantu nyuma yuko bamenya amategeko y'Uwiteka, nyuma yuko bisobanukiweho ubunyacyaha, nyuma yuko babonye iteka amategeko abaciraho, bakora iki? Nukugwa imbere ya Kristo, nukwinginga Uwiteka, nukwinginga Kristo akiri ku ntebe y'imbabazi noneho ngo tubabarirwe, twezwe, dutegereze umwami, tuba abadivantisite. Ariko uyu mucyo ni tuwukerensa, nidukerensa uyu mucyo wahawe abakurambere bacu mu kwizera muri iki gisekuruza turimo, tuzaba tutubashye data, tutubashye mama, kandi ntabwo tuzaramira mu gihugu, ntabwo tuzakigera, kandi rwose inkota izaturya nk'abandi bose. Iki kintu kirakomeye, ngira ngo abakigisha ibitekerezo ni bakeya, nanjye n'ubwa mbere nkuru ibyo bintu. Kandi Imana ishimwe yuko ijambo ryayo rihora ari umutsima w'ubugingo. Yego. Umutsima w'iteka ryose tuba tuwukeneye, nubwo tuwurya kenshi ariko ukumva byongeye kuryoha bundi bushya kubera yuko tumaze gusonza tukongera kujya kubirya. Imana ishimwe rero kurigiri itegeko riduhishurira ikintu gikomeye cyane yo gusubira ku rufatiro. Keri iyo nsomye ibitabo by'amateka yacu y'itorero, ariko reka mbanze mumurize bene data bakurikiye umucyo w'isabato, aya mateka benshi ntabwo bayazi, ariko icyo tubabwira nuko ubu turacyari ku musozi Sinayi, turacyari mu myaka y'500 mbere ya Kristo. Tuzaza rero dukomeze tugere mu gihe cya Yesu, turenge tugere mu gihe cy'abagorozi, nayo mateka kuvuga mu 844 ejo bundi, nayo byanze bikunze tuzayageraho kandi tuzunguka byinshi. Kandi urakoze dutera umwete no kumva yuko hari ikintu gikomeye cyane Imana iri kutubwira. Mwana ntangiye kukubwira nti iyo usomye ubutumwa ijuru ryatanze, uko abakurambere bahagurutse, icyo kisekuru cyacu cya mbere cy'abadivantisite, ukuntu cyari kiri ku murimo barara bashishikaye, uko amateraniro yabo yasaga, ubona bitandukanye koko. Hakenewe ijwi rirenga, hakenewe Eliya wo gusanganya imitima y'abana n'iy'abasi, kugira ngo uko
kiriya gishyika bari bafite no kwitegura n'umucyo bahawe natwe noneho tubemo natwe tubemo. kandi rero reka mbwira abantu b'Imana iri tegeko ni ryiza cyane kubera ko abakurambere bacu hari ibintu byinshi Uwiteka yababwiye batigeze babona. Yego. Ko hazaba ibingi iyo usomye inyandiko za Ellen White hazaba ibi, amashyirahamwe azakora ibi, abantu bazakora ibi, politiki zizagira, ntago babibonye. Ariko ari abantu bashikamye kukuri bizeye rwose ko bizaba. Yego. Biratangaje rero kubona basohoreweho n'ibi bintu abantu none bari kubirebesha amaso, ari twe tugira kwizera guke, ukabona rwose ntacyo bivuze kuri twebwe, ugasanga twe ntacyo bitubwiye, turiturije. Ariko ibintu byarazaga Ellen White amajoro yandika atekereza abona ubwiza bw'Uwiteka, twebwe b'iki gihe tubibona. Aburahamu yabayeho na ba Yakobo bose, uzasome Yakobo avuga ku bana be abaha umugisha. Yego. Tangiriro igice kiheruka cya 50. Yego. Ubona ko Yakobo yavugaga ibintu bizabaho kuko rwose abibona, ariko ntiyigeze abibamo, ntabwo yabibayemo. ariko Yakobo yavanye kwizera, yizera Imana rwose, ari umuntu w'Imana. Biratangaje ko umudivantiste w'uyu munsi ari we Mwisirayeli nyawe uko Pawulo abivuga. Yicara hari iki kikaba agatuza, n'iki kikaba agatuza. Impamvu ni iyihe? Ntabwo yubaha se na nyina mu kwizera. Bibiliya ni iri tegeko, ni itegeko rikomeye cyane, kuko niryo iriduhuza n'umucyo nk'uko Imana yawutanze mu gihe cyawo. Amen. Niryo riduha gusubira ku mfatiro za kera. Yego. Niryo noneho riduhuza n'Imana, kuko iyo twubashye ibyo Uwiteka yatanze mu bihe bitandukanye tuba duhuye n'Uwiteka. Yego. Ari nayo mpamvu Kristo aza mu isi hari hashize imyaka 400 nta buhanuzi Bisirayeli, kandi icyabavuyemo nuko batamenye ibyabaye. Yego. Ariko abantu b'Imana wa murongo uhuza abantu n'ibisekuru byabo ntabwo wari uhari. Ni ukuvuga ngo n'agaruka kwa kabiri kwa Kristo ibi ntibizabura, kuko hazabamo icyuho. Ariko abantu b'Imana bagomba gushakisha n'iki base na ba nyina bavuze kera. Yego. Babubahe, bubaha umucyo wabo. Bityo rero dutegure kugaruka kwa Kristo. Naho abantu bari aho barenga kuri iri tegeko mu bya mwuka, yego, nta bwami bw'Imana bazabona. Iki gihugu ntacyo bazabona, kandi inkota izabarya. Rero ibi bintu uko tubivuga tukananyuzamo tugaseka, ariko ibintu bikomeye, ni ibintu bitureba cyane, biratuhamagarira ivugurura iby'imbaraga, ariko rihereye mu miryango yacu. Kurabona ko n'ubundi Imana ibinyuza mu muryango, rihereye mu miryango yacu, uburyo twitwaramo abagabo n'abagore bo hagati yabo, kugira ngo Imana ibahe uwo mucyo, bawusige abana babo nabo babubahe. Nicyo Imana yifuza. Noneho umuntu ajye mu iteraniro ry'abera, iteraniro ry'abantu b'Imana afite umucyo w'Imana, kandi no muri iryo teraniro nabo bagaruke ku rufatiro. Mbese umuntu ahora agaruka ku rufatiro impande zose, noneho umucyo ubone kuzura muri twe. Kuko hanyuzemo ibintu byinshi byo kujijisha, nk'uko hanyuzemo imyaka 400 nta muhanuzi ugaragara, ariko abantu bake bubashye Imana, bubashye ba sekuruza, nibo babonye Kristo kandi bakamwishimira. Ni ibintu bikomeye mu minsi yacu. Twubahe ba data, twubahe ba mama, yego, rwose twubahe ijambo ry'Imana, twubahe umwuka w'ubuhanuzi, dusubire mu mateka y'ibyabanje kubaho. Tugaruke iyo movement yatangiye 1844, duheraho twakira umucyo w'isabato
ariko umwuzuro wabo. uzi ukuntu bari bategereje ko Kristo ari Yego, bugaruke yego. ariko uyu munsi ko kubona ibintu byaracwekereye abahimbyi b'indirimbo kare twahoze turebana indirimbo tuziganiraho abahimbyi b'indirimbo indirimbo baririmbaga nuko bumvaga Kristo aje. Yego. ariko uyu munsi ubona abantu twasubiye mu buzima busanzwe ni indirimbo zo guhumuriza abantu mu bibazo barimo zibabwira yuko ejo bizamera neza. Ni ikibazo koko biragaragara yuko ya sano wa murungu uhuza abana na base wagiye ucika ku buryo hakenewe gusana. Hakenewe ijwi rirenga umuhanuzi Eliya. Uvuze ku kintu cy'indirimbo, dufite umwe mu bakurambere bacu mu kwizera, Franklin Belden, umwisengeneza wa Ellen White. Yego. Yahimbye indirimbo nyinshi zirahari mu gitabo cyacu. Zirahari. Ariko zose iyo uzirebye kugaruka kwa Kristo. Bari bizeye rwose. Byari bibarimo. Rwose. Wari umwuka bahumeka. Ariko uyu munsi bibwirizwa. Abona twebwe abahimbyi b'indirimbo dusohoreweho n'ibihe umuntu afite n'ibimenyetso bifatika. Abantu batinze mu birori cyane. Abantu dutinze mu birori, nyamara Kristo ari hafi kugaruka. Kandi iyo ubaze kuva 1888 iyo ubaze kugera ubu ngubu mu by'ukuri turi mu gisekuruza cya 5. Twaragitangiye. Imana ntako itagize yaratwihanganiye. Bityo rero twakabaye twizera cyane ko Kristo ari hafi kugaruka. Ariko ikibazo tutabyizera nuko tudasubira ku rufatiro. Niyo mpamvu itegeko ry'Uwiteka riratomoye neza ngo ubahe so na nyoko. Kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha. Ubu burame rero bwo muri iki gihugu ni uburame mu ijambo ry'Imana. Amen. Ni inararibonye mu ijambo ry'Imana. Ni ugushikama. Ariko nyine ntidushikamye ku masezerano. Wavuze Petero Pawulo abivugaho. Ntidushikamye ku masezerano kubera ko tutubaha ba data na ba mama. Tutubaha abakurambere bacu mu kwizera. Batangije iyi movement y'Abadventiste umunsi wa karindwi. Imana rero idufashe. Sinabasha gusobanura neza ibi bintu uko dukwiriye kubyumva mu gihe cyacu, ariko Imana idufashe buri muntu igenderera abantu twese ku bukene bw'umuntu uko abufite. Imana itwigishe kuko iri ni itegeko rikomeye cyane, iri twagurire cyane mu minsi yacu. Amen. Kugira ngo tuzabone ubugingo buhoraho, tuzaragwe igihugu Uwiteka yasezeranije, kandi no mu mibereho isanzwe mu bihugu byacu tuzabeho dufite n'amakenga, atari abantu bagenda bagongana n'abantu bose. Hazabaho itandukaniro pe hagati y'abantu b'Imana no mu mibereho isanzwe, hanyuma no mu mibereho y'ibyamwuka. Umuntu azajya kubona abantu bose biyita abakristo, ariko umukristo nyawe azigaragaza kubera ko yubashye se na nyina. Nicyo rero Bibiliya duhamagarira minsi yacu, Uwiteka duhana umugisha. Ntabwo nirwa nkubaza cya kibazo ngo isi itegeko ryavuyeho nk'uko bamwe babyibwira. Ndumva niryo ririho, ahubwo ndumva rwose rikenewe cyane. Turagushimiye rero mu izina ry'abadukurikiye bakurikiranye ikiganiro ku bw'amagambo akomeye tubwiye iri tegeko mu buryo bubiri. Cyambere nuko ari itegeko rigenga abantu b'Imana mu buzima bwabo busanzwe, yuko umuntu ukiri mutoya asabwa kubaha abamuruta, abo mu kigero cya ba se na ba nyina na nyina, uko baba bameze kose. Bakeneye bakwiye icyubahiro, ndetse wabirengeje utwereka yuko ari abarezi, utwereka ko ari abategetsi. Abantu Imana yahaye icyubahiro bakwiye kugihabwa. Utwese ko ari urukundo rw'Imana rukomeye cyane, yuko Imana yita ku bantu b'abanyantege nke, yuko kandi ishaka gushyiraho uwo murongo ngenderwaho, yuko abanyantege nke bagomba kwitabwaho n'abafite imbaraga. Ndumva ari uko ngewe nabyumvise, kandi urakoze. Watweretse n'ingorane byabyaye
byabyaye ibibazo by'abimukira, magereza, imirimo myinshi cyane mu bucamanza no kugenza ibyaha, ubusambo wigeze kuvugaho, ubusambanyi bwuzuye mu isi, abana badafite abo kubitaho bari mu mihanda. Ibyo byose ni ingorane zakomotse kutumvira Imana, kandi nta muntu w'Imana watinyuka kuvuga ngo ubwo Imana yashyizeho umurongo ngenderwaho ngo ibyo bye kubaho, ntabwo byari bikwiriye. Ingorane yaravutse kubera yuko itegeko ry'Imana ryapfuye. Udusoreje ku kintu rero gikomeye noneho kitwereka yuko n'umukristo uwo ari we wese mu buryo bw'umwuka asabwa kumvira ba se na ba nyina mu byo kwizera, kumvira ibyavuzwe kera n'abakurambere n'abahanuzi, kugira ngo tugendere mu mucyo Imana yaduhaye. Wagarutse cyane ku ngingo yerekeranye n'amategeko y'Imana mu buryo bw'umwihariko itegeko ry'isabato ryanzwe n'isi yose, ugaruka ku bintu bikomeye, dusobanura ibintu bidasanzwe. Ahari yenda Imana nidushoboza muri icyo gihe tuzabigarukaho. Magambo nk'ijwi rirenga dusobanuye yuko ari bwo buhanuzi bwa Maraki bwavuze Eliya. Ibyo nabyo ni amakuru akomeye cyane. Ijwi rirenga abatarizi babasha kurisoma mu Byahishwe igice cya 18, ubutumwa bw'ijwi rirenga ubwo ari bwo. Mu by'ukuri turagushimiye ko waguye ibitekerezo byacu ukatugeza aho hose, kandi turagusaba ngo n'ubundi Imana nidushoboza tukiri ku isi, n'ubundi nitubona andi mahirwe uzongera utuganirire turusheho kumva ubusobanuro bwimbitse. Hari amagambo watubwiye muri Yoweri, ntabwo twayinjiyemo yuko buri gisekuru kiba gifite ibikigoye byinshi, ariko ntarasoza hari ikintu kintangaje watubwiye muri ubwo butumwa bwa Yoweri, ugaruka ku kintu cy'amageneration. Itegeko rya kabiri, nganira n'umubyeyi umwe, ababishaka bazasubira inyuma barebe ibiganiro twakoze ku itegeko rya kabiri. Harimo amagambo avuga ngo mpora abana gucyanirwa kwa base, nkageza kubuzukuruza babo n'ubuvivi, nkababarira abankunda bakitonda amategeko yanjye. Koko izo generation nk'uko wazivuze nuko nguko bimeze. None wavuze iby'Abisirayeli, ukuntu abana babo bahawe igihano cyabase yuko bishe itegeko ry'Imana, bakakomeza kukigendana nyine, kubera yuko ari uko byagenze, kugeza igihe babandi bagomeye Imana bashiriye muri byo. Amagambo y'Imana araryoshye cyane. Ijambo ry'Imana ni riraryoshye cyane cyane mu minsi yacu, amagambo y'Imana nibwo ryumvikana mu mwuzuro waryo neza. Urumva dufite ibisobanuro byinshi uhereye kuri ibyo by'abantu watubwiye kugeza mu gihe cyacu. Imana ishimwe rero. Sinzi rero mbere yuko dusoza niba hari andi magambo ari ku mutima wawe ku bw'ikiganiro twagiranye, kugira ngo nze kugusaba n'ubundi udusengere dusubike ikiganiro cyacu. Amagambo nta yandi, mu by'ukuri Kristo ari hafi. Amen. Sinzi uko nabivuga, ariko ari hafi. Yego. Kubimenya rero bihita bidusubiza inyuma, dukora iki? Petero amaze ku munsi wa Pentecote abwirije abayuda nabo babaza ati none se dukora iki? Yego. Mwihane ngo mwabona kubabarirwa. Kristo kuba ari hafi ari icyo bidusaba. Dukora iki? Amakuru yo turayafite, n'utayafite nayashake. Yego. Ariko iyo umaze kuyabona dukora iki? Kwihana. Amen. Buri muntu ku giti cye. Kandi n'ubundi ubu butumwa bwahawe abakurambere bacu muri iyi movement y'Abadventiste 1888. Ibi ni ibintu bikomeye. Iri tegeko sinzi uko twaryagura, ariko ni itegeko rikomeye cyane, nk'uko ririmo hariya ryunga amategeko y'Imana n'ay'abantu, nahuza abantu n'abantu n'Imana, ariryo ritangira hejuru. Ni itegeko rikomeye cyane ku miryango, noneho no kwitorero mu buryo bw'umwihariko. Rwose dusubire ku byiringiro ba Mira bari bafite, dusubire ku byiringiro ba White bari bafite. Bitaba ibyo ntabwo twatwubashye ba data na ba mama. Imana idufashe muri iyi minsi, Imana ikangura intekerezo zacu. Amen. Kugira ngo rwose twitegure kugaruka kwa Kristo nk'uko nabo bari bakwiteguye. Yego.
udusengere dusoze. Data wa twese, ijambo ryawe riravuzwe kandi turagushimiye cyane. Amen. Twumvise ibyawe, tubyumvanye ababyeyi bacu, tubyumvanye inshuti zacu, tubyumvanye abagaragu bawe, tubisomye mu nzandiko zawe zera, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Amen. Twebwe abo muri iki gihe dusohoreweho n'iminsi y'imperuka, turakwinginze ngo ukangure intekerezo zacu, twongere turebe ku babyeyi bacu, ba data na ba mama bo mu kwizera kwacu, ibyo wari warabasezeranije byose maze bidusohorereho mu minsi yacu. Amen. Turakwinginze ngo ibyiringiro bari bafite natwe biduhe, kandi intekerezo zacu nubwo zigwabizwa n'ibintu byinshi biri mu isi, turakwinginze ngo abe ari bo bana natwe kuva ubwo tumenye itegeko ryawe rya 5, maze rero turigenderemo, tugukunde kurushaho, kandi uzaza uzaducyure mu bwami bwawe. Amen. Dusabiye bene data bari hirya no hino batumvise iki kiganiro, turakwinginze kubera ko umurimo ari uwawe, ubagenderere mu bundi buryo butandukanye, kugira ngo ugendere buri muntu amenye ubutumwa mu isi turimo, maze twitegure kurushaho uzaza ntituzarimburwe muri iyi si, ahubwo tuzabana nawe ubuziraherezo. Tubisaba mu izina rya Yesu. Amen.